Umusore yaratashye mu rugo iwe, avuza ihoni cyane kandi inshuro nyinshi. Umuzamu we ntiyamwumva. Umuzamu yaje kugera igihe aramwumva, ajya kumukingurira n'igihunga cyinshi cyane. Akimara kumufungurira, umusore ahita ava mu modoka yari ari kumwe n'umukobwa n'uburakari bwinshi cyane, ahita akubita umuzamu we urushyi. Umusore ati nakubwiye kangahe ko ngomba kuvuza ihoni rimwe gusa ukaba waje kumfungurira? Umuzamu ati mbabarira ni ukuri nari mfite ibibazo by'umuryango agatotsi karantwara. Umusore ati ibibazo by'umuryango? Ibibazo by'umuryango se nibyo bikwishyura? Wa mukobwa wazanye n'uyu musore mu modoka asa n'ujya kuvugira uyu muzamu, ahita amucecekesha ati ceceka, uwo nigeze mvugana nawe? Umusore yaje kureka wa muzamu, arangije yinjira mu nzu n'uburakari bwinshi cyane. Wa mukobwa amukurikiye aramubaza ati sheri, nakubwiye kangahe kutivanga mu bintu byanjye n'abakozi mu gihe ndi kubakosora? Umusore yitwaga Chris, umukobwa yitwaga Kimberly. Aba bombi bari abafiyanse. Kimberly ati ariko Chris n'umujinya mwinshi, ariko iki narakubujije ntongere no kumvugisha. Ahita agenda. Chris yari umusore w'umukire cyane, ugira abakozi batandukanye, umuzamu, ukora isuku n'umushefu umutekera. Yagiraga ubwibone bwinshi, ikindi yagiraga umujinya mwinshi cyane, akawutura abamwegereye. Ku rundi ruhande batwereka umumama n'umukobwa we bari muri resitora. Iyo resitora yari iyabo, bayikoreramo uko ari bombi babiri. Abantu bose bazaga kuharira bagendaga biruma iminwa kubera ibiryo byabo byabaga biryoshye cyane. Umukobwa w'uyu mumama yitwaga Daisy. Mama Daisy asaba umukobwa we kumusigariraho ko hari ahantu agiye kujya. Daisy ati mama ugiye he? Mama Daisy ati ngiye kuba mpanga ibyo nzakoresha, hari ikiraka nabonye cyo kuzateka mu bukwe ahantu. Umukobwa yasigariyeho mama we yari umukobwa ugira ikinyabupfura w'umukene, ariko ugendera ku murongo nawe cyane, uhagarara ku ijambo rye. Ubwo ari aho ari guhereza abakiriya ibyo kurya, ababaza niba baryohewe, bose bavugira icyarimwe ati rwose twaryohewe nta n'ikibazo dufite. Haje kwinjira umukiriya ufite amahane cyane, usa nkaho isi yamurakaje pe, umujinya akawutura abamwegereye nawe. Aritotomba, ibintu uko birya nk'ingurube, we ukuntu bimyataguza iminwa. Abwira abari aho ati mureke kurya nk'abantu bavuye muri gereza, urebe ukuntu biri kurya. Aha hantu ntabwo hagakwiye gusohokera ingegera nkamwe, hagakwiye gusohokera abakire nkatwe, nta n'isoni, reba uko bisa. Abantu bari aho bose baramureba barumirwa, yasaga nkaho afite umujinya ariko ari kuwatura abandi. Daisy yaraje yegera uyu mugabo aramubaza ati hari ikibazo ufite ku byo kurya? Undi ati oya nta kibazo mfite ku byo kurya, ahubwo mfite ikibazo cy'ukuntu hano hantu hasetinze nabi cyane. Ntabwo hagakwiye kuba haza kurya abantu nk'aba ngaba barya nk'ingurube nk'iki, simbishaka by'ibintu rwose birambangamiye. Reba uko kiriya kimeze, urumogi wari uvuyeho wowe? Mbese ni umugabo usa n'uri kwiyenza cyane. Daisy nk'umukobwa uhagarara ku ijambo rye kandi utajya uvugirwamo, Daisy ahita ahagarara yemye, abwira uyu mugabo ati ahubwo noneho ni wowe waje ahatari ahawe, kubera ko buri muntu hano wese arisanga, ararya akishyura agataha, nk'uko nawe ugiye kurya ibyo biryo naguhaye, ugiye kurya ukabisoza ukanyishyura ugataha. Umugabo arikarakasa ati wa mukobwa ugomba kumvugisha na respect. Undi aramubwira ati wowe wigeze wubaha abari bari hano? Kigira vuba urye utahe. Daisy arahagarara abwira abari aho bose bari kurya, abasaba imbabazi mu cyimbo cy'uyu mugabo. Aramubwira ati we ntugire ikibazo, ikibazo n'uriya mugabo ugifite, ntugire ikibazo rwose. Ku rundi ruhande Daisy, Kimberly na Chris batangiye kurya bari ku meza. Chris agikoza ibiryo mu kanwa ahita acira, ahita anihanaguza agatambaro kari aho hafi. Kimberly abibonye aramubaza ubaye iki se, ni ibiki? Undi aramubwira ntabwo mbaye iki, ntabwo uri kumva umunyu uri mu ibi biryo?
Kembra aravuga ati reka njye numve. Ariye yumva nta birenze. Angel aravuga ati okay, reka njye ku byawe. Ariye ku byiwe ahita amubwira ati sheri ni ukuri izi mboga nizo numva zisa nkaho zirimo akunyu gake, ariko atakunyu gake bya bikabyo bya Chris. Ati waba uzi umunyu mwinshi ibibazo utera mu nda, utera umwijima, utera umutima, utera ibiki n'ibiki. Avuga indwara zitabaho n'izibaho zose, mbese avuga indwara nyinshi nk'ibisanzwe. Nyine Chris yari umuntu ukabye cyane kandi wibona. Agakosa gato yagahinduraga akantu kanini cyane. Ntiyibeshyaga, yari umuntu uri strict cyane. Niyo warenze agahineke y'isukari cyangwa y'umunyu watekaga mu biryo bye, yahitaga akabya cyane. Ati ubu ngubu ntangiye no kumva inyama zo mu nda ziri kundya kubera uyu munyu uri muri izi mboga. Sheri we aramuturije ati ariko ntugakabye nawe. Ako kanya ahita ahamagara umukozi ushinzwe kwandurura. Araza aramubwira ati hita ukuraho ibi biryo vuba vuba. Kembra aramubwira ati ukureho ibya Chris ariko ibyanjye ntubikureho. Umukozi akora ibyo Kembra amubwiye. Chris n'umujinya mwinshi ariko ugira amatwi cyangwa ndakubwiye ngo kuraho ibiryo byose hano. Chris bwarakeye ajya kureba wa mushefu wiwe. Umushefu nk'ibisanzwe aramubwira ati boss mwaramutse neza, mumeze neza? Chris ati ariko rwose mu bantu murasetsa, abagome rwose muri isi. Ninjoro washatse kunyica none urimo urambwira ngo nabyutse neza? Umushefu ati ntabwo mbyumva boss, ni ibiki uri kuvuga? Undi ati uriya munyu washyize muri iriya sosi, agacupa k'umunyu kagucitse kose gatakaramo. Boss kumbeshyera ko nagiye iriya sosi nkiriyeho kandi nkumva nta kibazo rwose. Chris n'umujinya mwinshi ati ahubwo iryo yumva ryawe ururimi rwawe urujyane kwa muganga, rurarwaye ahubwo bahita bagushyira no mu bitaro, nta n'isoni. Boss nawe rwose urimo urakabya cyane. Ubwo ni chef urimo umubwira. Chris n'umujinya mwinshi ndakabya nta n'isoni? Reka rero nkubwire, jyewe sinshobora gukorana n'abakozi badashobotse. Umushefu aramubwira ati boss winyita ko nashobotse kubera umujinya wawe. N'uburakari bwinshi arakomeza tukagura uyu mushefu, aramutuka bya bindi bye. Umushefu kwihangana biranga, arangije ahita asezera akazi arigendera. Aravuga ati aha hantu sinahashobora pe. Chris kwa kwiyemera kwe aravuga ati oya wikwiriye gusezera, ndakwirukanye. Chris yicaye mu cyumba ari kuri mashine. Kembri yamusanze mu cyumba aramureba aramubaza ati sheri uracyandakariye? Ndati nakubwiye kangahe kutivanga mu gihe ndi gukosora abakozi banjye. Ndaramubwira ati ariko nagusabye imbabazi. Ndaramubwira ati okay ntuzongere rwose. Kembri abaza Chris ati se uri gukora iki kuri mashine? Ndaramubwira ati hari utuntu ntari narangije ku kazi nitwo ndi kurangiza. Kembri ati reka turebe ibyo urimo. Ahita amwaka mashine, basa nk'abakinnyi baraseka. Kembri yashakaga kuganira na Chris. Arangije Kembri arabwira Chris ati kuva rero turi kwitegura kubana reka twige ukuntu tuzabyina mu bukwe bwacu. Chris ati ko ntazi kubyina sheri wingora ni ukuri nzajya kubyiga. Kembri ati kubyiga ndabikwigisha, njye nzi kubyina. Yaramwigishije ariko basa n'abakina n'ubundi. Yari kapo isa nk'iyishimye rwose. Ku rundi ruhande Daisy na mama we bari mu rugo. Mama ari kubwira umukobwa we ukuntu yababajwe n'uko yabujijwe amafaranga yo kumwishyurira ishuri Daisy yashakaga kwigamo kuva kera. Mama wa Daisy ati humura mwana wanjye, ndimo ndakora cyane kugira nzakurire muri rya shuri washakaga kwigamo kuva kera. Daisy ati mama ririya shuri rirahenda, byihorere wikwigora n'ukuri, ahubwo nzashaka akazi nsevinge, hanyuma nyuma nkufungurize resitora ya mbere muri Nigeria, nanjye njye nshaka akazi gahambaye. Ku rundi ruhande Daisy ari mu rugo ategereje mama we ko ataha ava kuri cya kiraka yagiyemo cyo gutekera abantu mu bukwe. Amasaha akuze cyane amutegereje, yahangayitse yibaza impamvu mama we kugeza iki gihe atarataha. Daisy agiye kubona mu kanya gato abona mama wiwe aratashye. Daisy ati mama ko watinze cyane?
Mama we ati ceceka mwana wanjye, kari akazi kenshi ariko nanjye nkuyeyo agatubutse. Abantu bishimye baryohewe cyane, bibutse mama wa Daisy na Daisy bari bazi guteka cyane mu buryo buhambaye. Ku rundi ruhande Kemble ari kuri telefoni ahamagara mama we, aramubaza ati mama wampa nimero z'umuntu wadutekeye mu bukwe? Kumbe mama wa Daisy abantu yari yagiye gutekera mu bukwe, ni ubukwe bwari bwabaye mu muryango wo kwa Kemble. Mama we aramubwira ati ndaje nzikoherereze mu kanya muri message. Kemble abwira mama we ati mama urakoze. Undi aramubaza ati se urazishakira amahoro? Undi ati ni amahoro mama, ni ibintu byanjye bwite nshaka kwitaho. Ntibyatinze Kemble yahamagaye mama wa Daisy ngo amurangire aho ari azamurebe ko hari icyo amushakira. Yaramuhamagaye ari kumwe n'umukobwa we aritaba, aramurangira avuga ati wageze kuri resitora? Yego, gusa nukata ku ruhande uradusanga, uratureba ahantu twicaye njye n'umukobwa wanjye. Kemble yabagezeho bamuha ikaze, baramwibwira nawe arabibwira, arangije atangira kubabwira ikimugenza. Ati mama rero nariye ibiryo byawe watetse mu bukwe bwa mukuru wanjye, numvise uzi guteka cyane, nifuzaga kuguha akazi k'ubushefu mu rugo iwanjye, mu rugo kwa fiance wanjye. Mama Daisy ati rero mukobwa wanjye, njyewe nkora hano muri iyi resitora, ikindi ndashaje, izo ngendo sinazivamo. Arongera ati ariko buretse nturebe uyu mukobwa wanjye uri hano azi guteka kundusha, mwaba ari we mujyana. Daisy ati mama ariko nawe ntugakabye pe, si wowe wabinyigishije. Mama Daisy ati uyu mukobwa wanjye ureba, iyo ari we watetse muri resitora yanjye abantu bataha bikomba intoki. Kandi koko byari byo, aba bantu bombi bari bazi guteka bihambaye. Kemble ati Daisy wampa nimero zawe nkaza kukuvugisha? Daisy ati njyewe? Undi ati yego. Arangije arazimuha arataha. Ntibyatinze Daisy yaraje aje kuvugana nabo ku bijyanye n'umushahara, ahasanga Chris. Yarebye contract asanga bazajya bamuhemba amafaranga menshi kandi azajya akora iminsi 2 gusa mu cyumweru. Ntiyatinze yarabyemeye, ariko nk'ibisanzwe Chris yamuhaye amabwiriza agomba gukurikiza nk'ay'umuntu ugiye gukora muri minisiteri. Ntibyatinze umunsi w'akazi waratangiye. Chris na Kemble bicaye bari kurya ibiryo Daisy yabatekeye, bararyohewe cyane, bose bavugira icyarimwe bati ibi biryo biraryoshye pe. Kemble areba sheri we noneho ukuntu ibiryo byamuryohanye atari kwitotomba, arishima. Ntibyatinze Daisy yarangije akazi ke, aje gusezera aba bosi be ngo yitahire, baranamushimira koko yari yabatekeye ibiryo biryoshye pe. Agiye Chris asa n'umuhagarika. Chris arangije aramubaza ati none se Daisy nihe handi waba warakoze ubunyamwuga nk'ibi ngibi? Daisy yari umuntu uri inosa cyane, arangije abwira Chris navuga ko nta hantu nigeze nkora bunyamwuga aka kazi, ahantu honyine nakoze ni muri resitora ya mama gusa. Chris ati ye Kemble, ibintu wari ubizi? Gutunzanira umuntu uteka ibyo byo muri resitora nanjye akantekera ibiryo bifite standard nk'iyo muri resitora mu rugo rwanjye, nta n'isoni yitwa umushefu mu rugo rwanjye. Daisy ati sa abwira Chris gabanya uburakari ucunge n'ukuntu umbwira. Chris kumubwira gutya rero uri umukozi we uba ukojeje agati mu ntozi. Ati ye uratinyuka kunsubiza? Wowe uri umukozi wanjye nta n'isoni, ndavuga nawe ukavuga? Daisy yari umukobwa wihagararaho nk'uko nabibabwiye, udatinya umuntu uwo ari we wese. Arangije aramubwira ati kuki se ntago usubiza mu gihe uri kuvuga? Ntugakontororwe n'umujinya. Kuba ntarigeze nteka mu bunyamwuga ntabwo bivuze ko ntazi guteka, byibura njye mfite umutima wa kimuntu. Baratonganye baratongana, Kemble abura aho yifata kuko yari azi fiance we. Arangije Chris n'umujinya mwinshi ahita yirukana
Daisy kuko yaravugaga nawe akamusubiza n'umujinya mwinshi atamubwira ati ndakwirukanye sinifuza kuzongera kukubona ukundi na rimwe. Daisy yaragiye, Kemble nawe asigara aho yumiwe ariko yari abimenyereye bya fiyanse we. Chris nawe asigara yibyimbije cyane. Iminsi yaricumye. Daisy mu kugenda kwe hari ibiryo bye byari byarasigaye muri firigo. Chris yaje gusonza arangije ajya muri firigo afata bimwe mu biryo Daisy yari yasize, arangije abishyira muri microwave arabishyushya, nta muntu umureba, arabirya araryoherwa cyane azunguza n'umutwe. Sheri we Kemble yinjiye asa n'uwihishe, aramureba ukuntu ari kubirya yaryohewe n'ukuntu yirukanye Daisy. Kemble arangije akubitaho umuryango arigendera gakeya. Chris agira ngo nta muntu wamurebye, ahindukiye abona umuryango urafunze. Arakomeza arabirya we yaryohewe azunguza n'umutwe, rwose uburyohe bwamwishe. Ariko mu by'ukuri Daisy yari yabibonye ko sheri we Chris yishimiye ibiryo Daisy ateka. Chris yari umugabo wihagararaho cyane, ukunda icyubahiro byahebuje, atitaye ku kintu icyo ari cyo cyose. Kemble arimo agenda mu modoka we na sheri we Chris, aramubwira ati sheri nakubonye uri kurya bya biryo Daisy yasize hano. Ntumbeshye ni ukuri ndabibona ko ukumbuye inteko ya Daisy. Ati waretse nkamubwira akagaruka ku kazi. Chris no kwiyemera kwinshi yanga kwemera icyaha ati nabitekerezaho uramutse umubwiye ko naramuka agarutse azaza akansaba imbabazi. Kemble kuko yari azi uko sheri we ateye ahita abyumva ko abyemeye ariko mu buryo butaziguye kubera gukunda icyubahiro gusa. Ku rundi ruhande Daisy yakiriye telefone imubwira ko resitora yabo yahiye na mama we yakomeretse yagiye kwa muganga. Daisy yagiye yiruka ajya kureba mama we. Ntibyatinze mama wa Daisy na Daisy baratashye bavuye kwa muganga. Mama wa Daisy bamupfutse ku kaboko ntabwo byari bikabije gusa yari agifite ububabare. Mama wa Daisy ati mwana wanjye ibi ni iki koko? Ni agahinda kenshi wakwirukane ku kazi nanjye resitora yanjye ishye. Ararira ati mwana wanjye sinzi uko tubigenza pe. Daisy yakomeje mama we amubwira ko icyo bakora ari ukongera kubaka resitora yabo. Mama wa Daisy ati mwana wanjye amafaranga yahiriye muri resitora ni menshi, nta n'amafaranga twabona yo kongera kuzamurira iyi resitora, byadutwara amafaranga menshi. Daisy yakomeje mama we barangije bararyama. Bwarakeye bicaye mu rugo babona Kemble abaguyeho, arababwira ati nciye kuri resitora yanyu nsanga yarahiye, niko guhamagara mama wawe ngo ndangire aho muba nze mbarebe. Arabihanganisha arangije ababwira icyamugenzaga. Kemble abwira Daisy ati mbanje kugusaba imbabazi mu cyimbo cya fiyanse wanjye, ni ukuri mubabarire kuriya niko ateye nta mutima mubi. Daisy ati imbabazi ndazanze Daisy nawe yari umuntu wihagararaho cyane. Arangije abaza Kemble ati kuki se wowe iyo ari gufata abantu kuriya uceceka utagira icyo uvuga? Kemble abura icyo avuga kuko abizi iyo agize icyo avuga nawe amukankamira agahitamo guceceka. Kemble yabwiye Daisy ati Daisy reba situwasiyo urimo, reba situwasiyo mama wawe arimo, hanyuma utekereze ku byo nkusabye. Ntibyatinze Daisy yaje kujya kwa Chris. Agezeyo aricara ahasanga Chris wenyine. Ubwo Chris yari ari kuri telefoni, sheri we yagiye bari kuvugana, aramubwira ati Chris noherereje Daisy araje aho muvugane kandi wihangane ntumubwire nabi. Ubwo Daisy na Chris bicaye muri salo buri wese yavuze icyo avuga. Daisy arakomeza areba hasi. Chris n'ubwemezi bwinshi n'umujinya mwinshi byakankama ryiwe aramubaza ati uzi icyakuzanye hano cyangwa ntacyo uzi? Waje kureba amakaro ari muri iyi nzu gusa? Niba utazi icyakuzanye rero subirayo n'ubundi. Daisy abwira Chris ati mumbabarire ni ukuri narakosheje. Chris ati tukubabarire iki? Muri make sobanura icyaha wakoze. Daisy ati kugusubiza
n'ukuntu nitwaye nkusubiza. Chris n'agasuzuguro kenshi aramureba ati, genda uzaze ejo nguhe amafaranga yo kujya guhaha ibyo uzateka. Ati, uri umunyamahirwe, atari ukubera fiyanse wanjye gusa, ubundi sinari kuzongera no kubona isura yawe, kandi ubwo ibiryo bye nijoro yabikekaguye rwose anashishikaye. Daisy yakomeje akazi ndetse ibintu bigenda neza nta kibazo. Daisy yakoraga ibintu bye neza kandi ku murongo, afasha n'abandi bakozi bari aho kwitwara neza. Umunsi umwe Chris avuye ku kazi arasona, umuzamu nanone atinda kumufungurira. Ageze aho aramufungurira, agifungura n'imodoka idaparitse neza. Chris yahise ava mu modoka yihuta cyane, n'umuryango ntiyawukinga, akubita umuzamu w'inyamaswa. Daisy yari arimo akinga, arimo ataha asoje guteka, abona umuzamu amerewe nabi, araza yirukanka afata amaboko ya Chris aramubwira ati, wikubita umuntu, uyu muntu uri gukubita nawe ni umuntu. Chris ahita abwira Daisy ati, umva aka kanya mbari kabiri gatatu unsanze hariya ndi mu nzu. Yanze kugira icyo avuga imbere y'uwo muzamu, n'ubundi aramureka yinjira mu nzu ategereza Daisy ko aza. Daisy yari akiri hanze arimo arahagurutsa wa muzamu amuhanagura kubera ukuntu Chris yari yamugize. Daisy yarinjiye, akigera mu nzu Chris ati, Daisy, biba ubwa mbere n'ubwa nyuma wivanga mu byanjye n'abakozi mu gihe ndi kubahana. Ibyo bintu yarabyangaga cyane kubera ko yakwiyemeraga no gukunda ibyubahiro. Daisy ati, ndakumva nyakubahwa, ariko byibura mbabarira unyumve. Chris n'umujinya mwinshi, nkumva iki? Daisy ati, iyo niyo mpamvu rero mfite kugira icyo nkora. Buri gihe ukoreshwa n'umujinya wawe. Gukubita uriya muzamu wawe nta disipurine wari uri kumwigisha. Biriya byari umujinya gusa, byari ubwoba, biriya nta kintu bihindura ku muntu, biriya bibigisha gusa kugutinya, ariko ntibibigisha kukubaha. Chris ati, noneho ubu ngubu urimo urangisha uko ngomba gufata abantu, urimo uragerageza kunyigisha ibintu bijyanye no kubaha n'ibiki byose. Daisy ati, ntabwo ndi kukwigisha pe, icyo mvuga nta nubwo bishoboka ko nakwigisha. Njyewe icyo ndi gukora ndimo ndavuga ukuri. Kubahwa bituruka mu kugayidinga umuntu, kumwerekera, kumubwiza ukuri. Bituruka nanone mu gushyira mu gaciro. Uriya muzamu akora amafuti, yego, ariko ibyo nta muntu n'umwe biha uburenganzira bwo kumufata nk'umuntu utari umuntu, kumufata nk'inyamaswa. Chris kwa kwihagararaho, noneho urimo uravuga ko ndi gukora ibintu ntazi, ngo nta bubasha mfite. Daisy ati, ububasha urabufite nyakubahwa, ariko ububasha ntabwo bwemeza ko gukubita umuntu byemewe. Ububasha bwerekana ko ushobora kuyobora umuntu, ko ushobora gutuma abantu biyumva bameze neza, ariko utabababaje, utanatumye bagutinya ku buryo no guhumeka kwabo bibagora. Mu gihe uhari, nari mfite guhagarara kuri uriya muzamu uno munsi, kuko cyari ikintu cya nyacyo cyo gukora. Ntabwo nabikoze kugira ngo nkucarenjinge, nanabikoze kandi kugira ngo abantu bakora hano bagire icyubahiro. Bwa mbere mu buzima bwa Chris nibwo yabonye umuntu umukubita ingingo, koko asa nk'aho abyumvishemo, asa nk'utangiye kwitekerezaho. Daisy ahita abwira Chris aramubwira ati, n'ubundi nari ngiye, reka ngende. Chris ntiyagira ikintu na kimwe yongera kuvuga. Umunsi umwe Daisy arangije akazi agiye gutaha ngo ajye gusezera bosi we nk'ibisanzwe amumenyesha ko atashye. Chris ati, Daisy wakwicara tukavugana? Daisy yaricaye. Chris ati, muri aya mezi tumaze dukorana ndagushimira cyane, uri umukozi mwiza kandi uri umuntu mwiza. Kubw'ibyo rero nagira ngo nkugire umukozi ukora buri munsi hano kandi ukazajya ukora ubamo hano, n'umushahara wawe nawongereye. Akira, soma iyo contract nshya
wareba niba wabyemera kandi utanabyemeye nabwo nta kibazo. Daisy yafashe contract arasoma, abona umushahara we waba wikubye kabiri uwo yahembwaga. Kandi mwibuke ko afite inzozi zo gusubira ku ishuri. Ntabwo yatinze, yahise abyemera. Umunsi umwe, hari mu masaha ya nijoro, Kimberly arimo atembera mu nzu akubitana na Daisy, bose bambaye imyenda y'ijoro. Kimberly ati, Daisy urakora iki muri ayo masaha? Ubu ntiwakabaye watashye? Daisy ati, ntabwo Chris yakubwiye se? Nabaye umukozi uhoraho kandi nzajya mba hano, ahubwo nari nzi ko ari we wabigizemo uruhare. Kimberly yanze kwereka Daisy ko Chris atigeze abimubwira. Ahita avuga, aha, yabimbwiyeho ariko ntabwo yari yambwiye igihe uri buzire. Daisy yagiye mu cyumba asa n'ubabaye, abaza Chris ati, Chris, kutambwiye ko Daisy agiye kuba hano? Chris ati, ariko nari bubikubwire. Kimberly ati, wari bubimbwire ryari? Chris ati, vuba. Kimberly yari umukobwa utagira ibintu byinshi cyane. Yaramubwiye ati, Chris, ndagusabye ikintu kizajya kijya gukorwa hano ujye umbwira. Ngiye kuba umugore wawe wemewe n'amategeko, so rero nicyo gihe ngo ntangire practicing. Kimberly umunsi umwe abwira Chris, aramubwira ati, Chris, usigaye wisanzura cyane kuri Daisy. Kwe kuntu muba mwahuje urugwiro museka, kandi biriya bintu ukorana nawe njyewe ntabyo ujya ukorana nanjye. Chris asa n'urakaye cyane abwira Kimberly ati, uransetsa cyane rwose. Byibura iyaba wamfashaga kwita ku rugo nk'uko ubivuga ko twenda kubana, ukita ku bintu bya hano byose, ukamenya ibyashize, ukamenya n'ibihari, ntabwo ari ngewe wakajyanye n'uriya mukozi guhaha. Kandi koko Kimberly yari umukobwa utazi guteka, utazi guhaha, utazi kwita ku bintu byo mu rugo. Kimberly n'uburakari bwinshi abwira Chris ati, nuko mbwiye Chris? Okay, noneho nicyo gihe ngo uhitemo umukozi cyangwa uhitemo njyewe. Gushwana byarakomeje hagati ya Kimberly na Chris, bapfa ko yanze kwirukana umukozi. Chris ati, njye sinakwirukana umuntu muzize ubusa. Byaje kugeza igihe Kimberly abonye yanze kwirukana umukozi, aza gufata inzira aragenda ava mu nzu ya Chris, avuga ko Chris yamwimye agaciro. Chris agerageza kwinginga Kimberly ngo atagenda, Kimberly aranga, arivumbura aragenda. Ubwo Daisy yaje kubibona nk'umuntu abitekerezaho, nawe yandika urwandiko asezera avuga ko atakemera ko urugo rusenyuka kubera we ngo ni amafaranga. Chris yagumye aho byamucanze, yabuze icyo akora. Kimberly aragiye na Daisy nawe aragiye. Ku rundi ruhande, Daisy na mama we bari kuganira, abwira umukobwa we ukuntu atewe ishema nawe n'uburyo yitwara nk'umwana warezwe. Daisy abwira mama we ati, mama, ni ukuri Kimberly nawe arakabya. Uzi ko atazi kumenya ngo ibi byashize, ibi birahari se? Nta kintu na kimwe azi guteka, nta nubwo azi kwita ku nshingano z'urugo. Mama Daisy ati, ariko Kimberly ni umukobwa ugira umutima mwiza cyane, usibye ko yibeshye ko hari icyo waba upanga na fiancé we, ubundi ntari birye. Arakomeza ati, nta kuntu wamuhamagara akazaza hano nkamugira inama, nkamufasha nk'umukobwa wanjye, kandi nawe ukamwumvisha ko utigeze ugira umubano wihariye na fiancé we. Daisy ati, ndamuhamagara buri munsi ntamfata, niba ataranamburutse ahantu hose sinzi. Aravuga ati, ariko nungutse igitekerezo cy'ukuntu twamuzana hano. Bwarakeye Kimberly aza yiruka kwa mama wa Daisy, abaza Daisy ati, mama wawe ari he? Amerewe ate? Daisy ati, tuza. Kumbe Daisy kuko yari azi ko Kimberly agira umutima mwiza, yamwandikiye message avuga ko mama we amerewe nabi cyane. Nuko Kimberly aza yiruka aje kumureba, kuko bari baramaze nko kuba inshuti, usibye uko ako kantu kari karajemo. Ako kanya mama Daisy yahise asohoka aramubwira ati, mukobwa wanjye, twari twarabuze ukuntu waza hano, niko kukubeshya kuriya. Baramwinginze ngo yinjire mu nzu baganire.
Kembri ageraho aremera. Daisy ati sinzi uko nabikubwira ariko ni ukuri waribeshye cyane, ntabwo nigeze ngirana umubano wihariye na fiance wawe. Yarakomeje aramusobanurira. Kembri amurebye mu maso abona koko ko ashobora kuba ari kumubwiza ukuri. Kembri ati numvaga fiance asa n'uwansimbuje, numvaga ntatekanye muri kumwe, ibi byose byandushije intege ndafuha. Daisy ati Kembri uri umukobwa mwiza cyane, ahubwo se ujya wireba, kandi ikindi ugira umutima mwiza, ntabwo wari ukwiye kumfuhira. Mama Daisy ati mwana wanjye kanguhane nk'umubyeyi, nta mukobwa wubaka urugo byibura atazi guteka, ikindi ujye wita ku bintu by'urugo rwawe. Aramuhana kuri buri kimwe. Daisy Kembri yabateze amatwi bose yumva koko ibyo bamuhana nibyo. Arababwira ati mwese nabumvishe. Ati mama ibyo umpannye ndabikurikiza, ikindi ngiye gutangira kuza gufata amasomo yo guteka. Daisy abwira Kembri ati ikindi kintu nari nibagiwe Kembri, ni ukuri iga kwihagararaho. Chris najyaga mbona ukuntu agufata, icyo ushaka kuvuga ukivuge, ntukemere gufatwa kuriya ngo ni uko ushaka kugira ngo utange amahoro. Ntabwo biriya bintu bijya bikunda, ntibijya bikunda rwose. Icyo gihe nubikora gutyo Chris azakubaha, ntabwo azakubaha kuko wacecetse. Kembri, Daisy na mama Daisy bariyunze. Kembri yaje gutaha, arataha ahamagara Chris kuri telefoni ye. Chris yumvishe ari Kembri umuhamagaye, aramwitaba yirukanka cyane, arambwira ati Kembri uri umeze neza, nari narakubuze, naraguhamagaye ukanyihorera, basi mbabarira iki, reka ejo tuzahure ndakwinginze. Kembri yarabyemeye, yari yumvishe n'impanuro za mama Daisy. Umunsi ukurikiyeho kuko bwarakeye araza, babisubiramo. Chris asaba imbabazi Kembri amubwira ko rwose yaje kumenya yuko yamufataga nabi cyane, ko yamubwiraga nta cyubahiro ashizemo, ko yamubabarira. Kembri yaje kubabarira Chris, bariyunga. Umunsi umwe bicaye muri salo bari kuganira, Chris abwira Kembri ati Kembri warahindutse pe, mu myitwarire, mu mivugire, ukuntu witwara, ni ukuri noneho usigaye uzi no guteka, byarantunguye. Kembri ati nyine byantwaye igihe ariko naragerageje. Chris ati ni ukuri ndabikunze cyane. Kembri ati ahubwo uzashimire Daisy na mama Daisy, nibo banyigishije guteka gutya. Chris ati koko se? Ati yego. Kembri ati ahubwo se waze tukazabatumira ku byo kurya bya nijoro ku cyumweru. Chris arishima aravuga ati cyane rwose tubatumire. Chris, Kembri, Daisy na mama Daisy bicaye bari gusangira, baganira, basubiramo byose, bavuga ukuntu Kembri azi guteka cyane, niwe wari wabatekeye iryo joro ibiryo biryoshye cyane. Bari kuganira, Chris afata ijambo aravuga ati njyewe na sheri wanjye Kembri twicaye, turashaka kubafasha, turashaka gushingira mama, ubwo bavuga mama wa Daisy, resitora ye. Baba we si ukubyumva, barishima. Ati ikindi cyongeyeho turashaka kurihira Daisy muri rya shuri yashakaga kwiga. Barishima, baraserebura, baba nka famiye imwe. Filime yarangiriye aho.